Kristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Nongeye kwishimira kubana namwe kuri Kiliziya Imwe TV, aho tubana mu biganiro bitandukanye, tukaba dukomeje kubana by'umwihariko muri iki kiganiro cya twigire tumenye kandi twigire ku mateka y'abatagatifu. Uyu munsi nkaba ngira ngo turebere hamwe amateka ya mutagatifu Yohani w'umusaraba, Jean de la Croix, wabayeho mu myaka y'igihumbi 542 kugeza mu w'igihumbi 591, akaba yari umusaseredoti. Yohani w'umusaraba, Jean de la Croix, yavukiye mu rusisiro rwitwa Fontibellos hafi ya Villa mu ntara ya Castille ku itariki 24 Kamena 1542. Amazina ye y'amavuko ni Joana de Yupe Alvarez. Se yitwaga Gonzalo de Yepe Gonzalo, naho nyina akitwa Gatarina Alvarez. Umuryango we wari ukennye kuko nubwo se yavukaga mu muryango ukomeye w'Itorede, yari yarirukanywe mu muryango kandi aranyagwa azira ko yashakanye na Gatarina wavukaga mu bakene batunzwe no kuboha imyenda ikozwe mu bwoya bw'inyamaswa. Yohani w'umusaraba yabaye mu muryango igihe gito, aba imfubyi afite imyaka 9. Ni ukuvuga ngo yabanye n'ababyeyi be bose igihe gito, ku myaka 9 aba imfubyi. Nuko nyina afata Yohani n'umuvandimwe we Francisco bajya gutura i Medina del Campo. Abo ari Yohani w'umusaraba, aba ariho Yohani w'umusaraba atangirira amashuri abanza, bagakora imirimo iciriritse mu kigo cy'ababikira ba Mutagatifu Madalina cyari hafi aho. Nyuma yaho Yohani yaje kugaragara nk'umuntu ufite umutima wa kimuntu kandi akaba n'umuhanga mu ishuri. Byatumye ahabwa akazi k'ubuforomo mu bitaro byari hafi aho. Nyuma aza gukora mu kigo cy'amashuri cyubatswe n'abayezuwiti, ndetse yaje gukomeza amashuri ye muri icyo kigo. Icyo gihe yari afite imyaka 18. Yahize imyaka 3 yiga ubumenyamuntu n'indimi. Arangije ayo mashuri yiyumvisemo umuhamagaro wo kwiha Imana. Arebye ibigo hafi byari aho, yumva akunze abakarumeri. Mu mwaka w'igihumbi 563 yatangiye novisiya mu bihaye Imana b'abakarumeri bari mu mujyi, afata izina rya Matiya. Umwaka wakurikiyeho yoherejwe kwiga muri kaminuza yamamaye y'i Salamanca, ahitwa ahiga ubugeni n'ityazabwenge, Art et la Philosophie. Mu w'igihumbi 567 ahabwa ubupadiri, maze asubira i Medina del Campo kuhasomera misa y'umuganura. Umuryango we umwishimiye cyane.
aho niho yahuriye na Mutagatifu Tereza wa Yezu ariwe Tereza wa Vira. Ibiganiro bagiranye byagize akamaro cyane. Tereza yaganirije Yohani ibyerekeye kuvugurura umuryango w'abakarumerita, ariko anamusaba ko iryo vugururwa ryakorwa no mu bihayimana b'abakarumeri b'abagabo. Ibyo bigakorwa kubera ikuzo ry'Imana. Ibyo bitekerezo bya Tereza Yohani yabyakiriye yishimye, kandi akoresha ishyaka rya gisore yari afite ngo bijye mu bikorwa. Tereza yaravuze ati, Yohani ni umuntu mugufi, ariko nemera ko ari umuntu muremure mu maso y'Imana. Yohani yari afite imyaka 25, naho Tereza afite imyaka 52. Nyamara ariko ibyo ntibyababujije gukorera hamwe mu bwumvikane, batera umwete abo mu muryango wabo. Yohani w'umusaraba yakundaga kuvuga ati, ahari urukundo muhabibe urukundo, maze muhasarure urukundo. Ati, ubumenyi mushobora kugira bw'Imana buba mu mutuzo dukesha Imana. Tereza na Yohani bashyize hamwe ngo batangize vuba inzu y'abakarumeri batambara inkweto. Icyo kigo gishya cy'Iduruwelo cyatashywe ku itariki 28 Ukuboza 1568. Cyari giherereye kure y'intara ya Vira. Abatangiye kuba muri icyo kigo cya Karumeli ivuguruye ni Padiri Yohani hamwe n'abandi bavandimwe 3. Nyuma yaho abo bavandimwe basubiyemo amasezerano yabo hakurikijwe itegeko ryari risanzweho rigenga umuryango w'abihayimana b'abakarumeri. Ariko mu kuvugurura amasezerano, Yohani yiyongereyeho izina rya w'umusaraba. Iryo ni ryo abantu bazamenyera kuva icyo gihe. Mu w'igihumbi 573 Tereza Mutagatifu yamusabye kwita kuri roho confesseur z'abihayimana b'abakarumerita b'i Vira, aho yari abereye umuyobozi. Cyakora uwo mugambi wo kuvugurura Karumeli ntiwaguye neza Yohani w'umusaraba. Abari abakarumeli batashakaga ivugururwa baramutoteje cyane, ndetse mu w'igihumbi 577 baramushimuse bajya kumufungira mu buroko bwari mu kigo cy'abihayimana b'abakarumeli cy'i Torede. Bamushinjaga ibinyoma. Muri icyo kigo bahamufungiye amezi menshi, bamwicisha inzara, bamukoresha imirimo y'agahato n'ibindi bitotezo binyuranye. Mu ijoro ryo kuwa 16 rishyira kuwa 17 Kanama 1578 yashoboye gutoroka ubwo buroko, ahungira mu kigo cy'ababikira b'abakarumeli batambaraga inkweto babaga mu mujyi. Uko gucika kwashimishije Tereza na bagenzi be bari barakiriye ivugururwa.
ndetse bakora umunsi mukuru mu byishimo byinshi. Aho yahamaze igihe gito kugira ngo asubirane ubuyanja. Nyuma yaho yoherejwe mu ntara ya Andaluziya, mu ntara ya Generade muri Hispaniya y'icyo gihe. Yahamaze imyaka 10, aho yagiye ashingwa imirimo itandukanye kandi ikomeye muri Karumeli. Agarutse mu karere yavukiyemo, ahashinga indi mirimo ikomeye. Icyo gihe ivugururwa rya Karumeli ryazanywe na Tereza ryari ryaremewe n'amategeko ya Kiliziya ku buryo bwuzuye. Nyuma baje kumwohereza mu kigo cya Karumeli cya Sogovia, bamushinga kuba umuyobozi wacyo. Mu 1591 bamwohereje mu gihugu cya Mexique, ahari hamaze gushingwa ibigo bishya bya Karumeli. Mu gihe yiteguraga urwo rugendo, yagiye kwiherera mu kindi kigo cya Karumeli cy'ahitwa Ubeda hamwe n'abandi bavandimwe 10, maze agezeyo ararwara bikomeye kandi agaragaza ukwiyumanganya gukomeye muri ubwo bubabare. Yitabye Imana mu ijoro ryo kuwa 13 rishyira kuwa 14 Ukuboza 1591, igihe abandi bavandimwe bari gusenga amasengesho yo mu rukerera. Agiye gupfa aravuga ati, uyu munsi ibisingizo by'Imana ndabiririmba ndi mu ijuru. Umurambo we bawujyana i Segovia. Papa Clement wa 10 niwe wamushyize mu rwego rw'abahire ku itariki 25 Mutarama 1675, naho tariki 27 Ukuboza 1726 Papa Benedicto wa 13 amwandika mu gitabo cy'abatagatifu. Ku itariki 24 Kanama 1926 Papa Pio wa 11 yamwanditse mu barimu ba Kiliziya, Docteur de l'Église, Docteur de la Théologie spirituelle et Docteur mystique. Yohani yanditse ibitabo byinshi, ariko iby'ingenzi ni 4: Amazamuko y'umusozi wa Karumeli, La montée du mont Carmel, Ijoro ry'icuraburindi, La nuit obscure, Indirimbo za roho, Le cantique spirituel, Ikibatsi cy'urukundo, La vive flamme d'amour. Ibyo byo nibyo byamamaye yanditse. Tumwizihiza ku itariki 14 Ukuboza buri mwaka. Tubashimiye ko mukomeje gukurikira ibi biganiro bidufasha mu kwemera, kandi dukomeza no kubihereza abandi babikeneye. Waba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, ushobora kwandika muri comment cyangwa se ukandika ku izi nimero tubahereza, hanyuma ukatwungura igitekerezo. Yohani w'umusaraba mutagatifu, dusabire.